Bene data bashiki banje ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Muvandimwe wanyu Ndahiriwe Jean deLapaix, nifuje ko dufatanyiriza hamwe ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 22 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 9. Dusoma aya magambo agira ati: nuko nkigenda ngeze hafi y'i Damasiko, nko ku manywa y'ihangu, mbona umucyo mwinshi uvuye mu ijuru ntunguye urangota. Nikubita hasi, numva ijwi rimbaza riti, Sawuli, Sawuli, ndenganyiriza iki? Nanje ndabaza nti, urinde mwami? Aransubiza ati, ndi Yesu w'i Nazareti uwurenganya. Abari kumwe nanje babona umucyo, ariko ntibumva ijwi ry'uwo tuvugana. Imana idufashe. Aya magambo dusomye bene data bashiki banje, ni yayandi agaragaza urugendo Pawulo akitwa Sawuli yari arimo aje i Damasiko mu gihe yarenganyaga itorero ry'Imana, ajanywe no gushaka abantu b'Imana baba bariyo kugira ngo abagirire nabi. Mu rugendo rero yari arimo na bagenzi be, Sawuli yahuye n'umucyo mwinshi. Mu gice cya 26 umurongo wa 13 w'iki gitabo, hagaragaza ko uwo mucyo wari udasanzwe, ngo wari ukaze kurusha uw'izuba. Muri uyu mucyo udasanzwe rero bene data bashiki banje, Bibiliya nayo igaragaza ko hari harimo imvugo y'Imana. Nk'uko twabibonye, ngo numva ijwi rimbaza riti, Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Nk'uko bigaragara kandi mu magambo twasomye, Sawuli wenyine ngo niwe wabashije kumva iyo mvugo yari muri uwo mucyo. Abandi bari kumwe nawe bo babonye umucyo, ariko ntibashobora kumva ijwi ryari riri muri wo. Umurongo w'9 wabigaragaje, aho wagize uti, abari bari kumwe nanje babona umucyo, ariko ntibumva ijwi ry'uwo tuvugana. Ni ikibazo gikomeye rero bene data bashiki banje, ngira ngo dutekerezeho kuri bariya bantu babonye umucyo uvuye mu ijuru wari mu ijwi ry'Imana, ariko iryo jwi ntibaryumva. Babona umucyo gusa, ariko ntibumva imvugo y'Imana yari iwurimo. Bari mu rugendo rumwe rugana i Damasiko, babona umucyo uvuye mu ijuru wari mu ijwi ry'Imana. Babona umucyo gusa, ariko ntibumva imvugo y'Imana yari muri wo. Sawuli wenyine niwe wagize amahirwe yo kumva iryo jwi, yumva imvugo y'Imana yari muri uwo mucyo. Bene data bakundwa b'Imana, muri uru rugendo tuboneramo ibimenyetso byinshi bivuye mu ijuru ku Mana. Twabonye byinshi bivuye mu ijuru ku Mana, kandi ibyo byose biba bifite icyo bivuze, haba harimo imvugo y'Imana. Mbese muri uyu mucyo twahuye nawo, bumviyemo imvugo y'Imana? Ijwi ry'Imana ryumvikaniye muri wo, waba wararyumvise mwene data? Cyangwa byakubereye nk'iby'abariya bagenzi ba Sawuli, babonye umucyo ntibumva ijwi ryari riri muri wo? Ni ikibazo gikomeye. Ibyo Sawuli yumvise, bagenzi be bari kumwe nawe ntibabyumvise, kandi bari bari kumwe mu rugendo rumwe, mu cyerekezo kimwe, no mu mugambi umwe. Ariko Sawuli wenyine agira ayo mahirwe yo kumva ijwi, abandi ntibaryumva, kandi bari kumwe nawe.
icyakora ngo babona umucyo gusa, ntibamenye ibyawo, ntibumva ibyawo, ntibumva imvugo yari muri uwo mucyo. Pawulo avuganira n'Imana, iramwiyereka muri uwo mucyo. Abandi babona ikimenyetso, babona umucyo gusa, ariko ntibumva Imana ivuga, bagira izo ngorane. Ikindi kibazo bantu ba Nyagasani mukwiriye gutekerezaho ni iki? Mbese Sawuli amaze kumva iryo jwi no gusobanukirwa ibyaryo, hanyuma y'ibyo yakomeje kujyana n'abo bagenzi be batumvisha ijwi ry'Imana? Mu ngendo tubona yakoze hirya no hino, yoherejwemo n'uwamubonekeye muri uwo mucyo, izo ngendo yari akiri kumwe na ba bandi batumvise imvugo y'Imana. Ese niba batari bari kumwe nawe, bazimiriye he? Ibyabo byagenze bite? Ni irihe herezo ryabo, bene data bashiki banjye? Sawuli yumvise ijwi, yumva imvugo y'Imana. Abandi bari kumwe nawe babona umucyo gusa, ntibumva ijwi. Icyakora ngo baramurandata, bamugeza aho atunganyirizwa, ashyira mu bikorwa ibyo yabwiwe n'Imana batabimenye. Arangije gushyirwa kuri gahunda no kubonezwa rwose, arigendera mu murimo w'Imana. Abandi tuyoberwa irengero ryabo, niyo bazimiriye ntawazi. Ni ikibazo gikomeye, kandi bari bari kumwe nawe mu rugendo, bose berekeza i Damasiko muri gahunda imwe. Muri uru rugendo rero, bene data, twahuriyemo na byinshi, kandi muri ibyo byose twumviye mu ijwi ry'Imana. Twatunguwe n'umucyo ukaze wenda kuduhumisha amaso hafi yo gukabakaba, ariko Imana ishimwe cyane kuko twumviye mu ijwi ryayo. Muri uko gukabakaba twamenyeye mu imvugo y'Imana. Muri iryo jwi rikomeye cyane twagize amahirwe yo kumenyeramo imigambi y'Imana. Ese nawe wararyumvise, mwene data turi kumwe mu rugendo? Cyangwa wabaye nka ba bandi, ubona umucyo gusa ariko ntiwumve ijwi? Kandi iryo jwi ryari muri uwo mucyo, ryavugaga ibyo tugomba gukora n'ibyo duteganyirizwa kuzakora. Ryavugaga imigambi y'Imana kuri twe. Mwene data mushiki wanjye, niba nta jwi wumvise muri uwo mucyo wabonye, ibyawe bibaye nk'iby'abariya bagenzi ba Sawuli, iherezo ryawe nawe ntawe uzarimenya, kuko utazakomezanya urugendo n'abumvisha ijwi ry'Imana. Imana igusange, ahubwo uragirwa inama yo kwisunga imvugo y'Imana iri mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri, igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza wa 27. Imana ikugirire neza, Imana igutabare. Reka tugusengera Imana. Mana yera se w'Umwami Yesu, iri jambo ryawe mwene data na mushiki wacu bumvise, ndakwinginze ngo urihereze ubushobozi bwo kugirira umumaro ubugingo bwabo. Bamenyere muri ryo imvugo yawe n'ubushake bwawe kuri bo, kandi babashe gusobanukirwa, Mwami Imana yacu, uko bakwiriye gukora kugira ngo batunganye ubugingo bwabo. Kandi imitima yabo yemezwe n'Umwuka Wera, ifashwe n'Umwuka Wera, kugira ngo Mwami Imana yacu kumenya kose bakura mu busobanuro bahabwa n'Umwuka kubwira ijambo, uko kumenya kubagirira umumaro muri byose muri iyi minsi ya none.
bisabanye ukwizera mu izina rya Yesu, amen.